ya ibihe byiza kuri we twabanye muri episode ya 12, aho tugiye gukomeza na episode ya 13, aho nababwiye ko azaba ari imbaraga z'urukundo, aho urukundo rwa Diane na Eliya ruzageragezwa ku buryo bukomeye, ariko icyizere no kwizera bizagaragaza imbaraga zarwo. Hari igihe urukundo rugaragaza nkaho rwarushijeho kugorana, ariko igihe cyose ukemeza kwizera, imbaraga zarwo zigakomeza kwigaragaza. Diane na Eliya bamaze guhurira ku gasozi, bakomeza kuganira ku byo banyuzemo byose. Diane avuga buhoro, amarira amuzenga mu maso. Sinshobora kwibagirwa ibyo twanyuzemo byose, ariko numva tugomba gukomeza nubwo ibigeragezo bitararangira. Eliya aramufata mu maboko, amureba mu maso, amubwira uti numva ko turi twenyine, urukundo rwacu rurakomeye kandi nta kintu kizadutandukanya. Ijoro rimwe umuntu wihishe inyuma y'ibigeragezo byose yagiye ahindura ibintu. Yohereje ubutumwa bubabaza Diane bagamije kumutera ubwoba no kumutandukanya na Eliya. Diane bukoresha ariko arwanya amarangamutima y'ubwoba, ati y'ubwoba mu mutima we, sinshobora kureka urukundo rwacu nubwo ibintu bitoroshye, icyizere kiracyahari imbere. Urukundo rwa Diane na Eliya rwarageragejwe, ariko imbaraga z'urukundo, icyizere no kwizera byatumye bakomeza imbere. Eliya avuga mu ijwi ritoje, nubwo byari bikomeye, nabonye ko urukundo nyakuri rufite imbaraga z'ukuri. Diane aramusubiza uti ni wowe Eliya, ntiwumva ko uri wenyine, turahari, tuzabyihanganira ibyo byose. Ariko icyo kigeragezo gikomeye kurusha byose kiracyabegereje. Hari umuntu wundi uzagerageza guhindura byose. Ese Diane na Eliya bazabasha kurwihanganira? Muzacikwe na episode ya 14, aho tuzaba turi kureba urugendo rw'ikigeragezo, ikigeragezo gikomeye kirimo kuza, kandi urukundo rwa Diane na Eliya ruzasuzumwa kurusha imbere hose. Muzacikwe.